kugaragara nk'ufite udafite biragatsindwa bigatuma n'uwakagufashije afunga ikiganza atereka nyegeranye yenda naba nk'ibihumbi nka 50 nzapfa gukorwa n'isi kandi ni 15 yaku bitanu urajya he na 2 gutwe muri Kigali ni 2 uraramuka rwose ugura amakara ya make ukagura imvange n'ibintu bikagenda neza bakubita ukarya ariko isura ukusa ati nyamahaya nabamusuzuguye namusuzuguye nuwo ni umudayimoni w'umugome mubi cyane kandi uwo niwe wisha abantu cyane uziko n'uwakagutekereje avuga ati reka murangira ahantu yakura 20 hano aravuga ati oya ntiyayemera reka ntago yayemera nyamara we na 5 yabikora hari undi muntu wagiye gusaba akazi k'ubuyede baramubwira ngo uje kutuneka nta buyede buraho ngahibaza mu kazi wakwakiriye bakurenza amaso we yavuze ati ngiye munganira n'abantu benshi ko yambwira ati ndamubwira nti oya bansaba akazi ngirwa naragiye njyayo se kuki mutamuhaye akazi ati ntabwo yaje kuba umuyede yaje kutureba murebe ukuntu asa nyamara nti minsi yamukaranze we muha akazi bimunanire ngo reka kuva asanye nawe ntabwo turi byo ngo nakora arakureka bakakwizeza ibyiza ukabona urakunzwe kumba kubwira mwiriwe yakwiriweho bikarangira nta nicyo nubonye bafite ubuhiri nyuma ariko babuhetse mu mugongo rebone shane watereka ariko natwe tugiye kumucora uyu rangamani tene wazavoshe kuwa gatanu ndakubitwa n'izina rya Yesu Kristo anyway la semoshe de kota defose periko uyu mudayimoni wakubuje uburyo mu byiciro ibyo ari byo byose uhagazemo wicayemo utuyemo ukoreramo ijoro ritanze ubuzima bwo kugira ngo duhagarike uyu mudayimoni ahari imbaraga z'umwuka wera uyu mudayimoni wakujengereje ukaburi inzira ukaburi icyerekezo inzira igiye numvise ijwi rimbwira ngo inzira igiye kuboneka numvise ijwi rimbwira ngo inzira igiye kuboneka igihe umaze ukuzengereza igihe umaze gutesha agaciro igihe umaze wakubujije uburyo ucuruza bikanga abantu byawe bakakubera ibibazo urugo rwawe rukaba ibibazo aho ukorera bikaba ibibazo ijuru ritanze ubundi buzima bwo kugira ngo ukomeze uyu mudayimoni agutinye umudayimoni agiye kugutinya kuko ducanye umuriro usenya ducanye umuriro ukubitagura ducanye umuriro umenagura muri ubu butware Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ubumwe bw'abera ministries hamwe na Reverend Ntambabazi Jean Baptiste bwabateguriye amasengesho y'iminsi 7 ingaruka kwezi kuva ku itariki ya mbere kugera ku itariki ya 7 ya buri kwezi aho dukubita imbaraga z'abarozi iz'abadayimoni iz'abacwezi n'abacuraguzi abarwanyi byawe n'abahagurukira ibyawe dukubita hasi mpaka imyuka imbaraga z'ikuzimu twifashishije ijambo ry'Imana ndehe dushingiye ngo dore muzirukana abadayimoni kandi bigende muri ubwo buryo niyo mpamvu tukurarikiye kugira ngo yemo ibibwe inyenyeri watwawe inyenyeri yatwikiriwe turagusanga ujya bidusenge tuzaba turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye mu kubaka ubuzima bwawe ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini si itorero rigenda kuba ryo ahubwo ni umuryango uhuriza hamwe abantu benshi bahamagawe kandi ubumwe bw'abera ministries ari ishami ryo gufasha abana n'abatishoboye iryo twita mu buryo bwumvikana tuvuga ngo ni seeds of joy gira ubushimisha gira ubunezeza ubumwe bw'abasuje wowe dukurikiye kumwe bw'abera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka turacyari mu mashini turi mu masengesho aho uri hose natwe mu masengesho tuguhaye ikaze rero amazina ni Jerry turacyari kumwe na Prophet Silas amen mushumba ndakwakiriye cyane beketina lamasi pet pailevo mwizina rifite imbaraga rya Yesu Kristo w'i Nazareti mwuka wera w'Imana mana gukora ibitangaza bidasanzwe ndabohora ibirenge by'abantu mwami bagize umwanya wo kuva mu Rwanda abandi bava i Burundi abandi bava mu bihugu bitandukanye barashiftinga bajya kora ariko ntibagira umugisha mwami nyamara ibirenge byari byatambutse arabavuye mu ntara bajya mu yindi ntibagira umugisha ba Midiyani ntibabuza abantu kugendera ko bagize abashoboza ibintu byabo mwizina rya Yesu baravuye muri Afrika ajya mu Burayi ariko uyu munsi ari
aricaye nta kazi afite nyamara ari yimutse, kandi baravuze ngo tuzagendaho tukagera hazaba hacu. Hari uwageze muri Amerika ntabwo arabona akazi, ntarabona ubuzima, aracyarwaye. Hari undi mwami Imana wahagurutse ava ahangaha ajya mu bihugu bitandukanye. Hari uwavuye mu ntara ajya mu yindi, hari mu gihugu ajya mu kindi, ariko ahageze ntiyagira umugisha, kandi bavuze ngo aho ibirenge byacu bizakandagira hazaba hacu. Mwami Imana ishobora byose, uyu munsi wa none wo kuwa gatanu ku itariki 5 ndakubita umwuka urwanya umuntu ahageze ntagira amahirwe. Buriye indege, abandi burira imodoka, abandi barahaguruka, abandi bakoresha amapasiporo, abandi bakoresha amaresepase barimuka, abandi bahaguruka mu gihugu bajya mu ntara nkava mu yindi, ariko aho bageze ntibyakunze. Data wa twese, uyu mudayimoni wica ubuzima bw'abantu bamaze kwimuka, ndawusetereje, ndawukubise, ndawutwitse, ndawuranduye, ndavumye imbaraga mbi zikuzimu. Data wa twese arageze muri Australia, hageze ararwaragurika, ukibaza ngo yagiye kurwara, ahubwo yagiye guhaha hararwara. Mwami Imana, uyu mwuka mubi uvana umuntu, Mwami Imana, Nyamasheke yagera Kigali akabura akazi, uvana umuntu mu Ruhango yagera Kigali akarirwa ahangaha zera byamwangiye, uva Bugesera yagera muri Kigali akirirwa ajyabaye kunda zerera. Mwami Imana ishobora byose, wa muntu uva mu ntara ya Kirundo yagera hagomba Mwami akasanga biranze, wa wundi Data uva hamwe agasanga ntibikunda. Mu izina rya Yesu Kristo kano kanya izi mbaraga ndazishenye, ndazirituye, ndazirambiye. Mwana w'intama w'Imana, mu gihugu umuntu arimo, aho yageze naho yicaye, umuha imbaraga z'uburyo bwose. Domene for bine for I lema Yesu ndakulokotinda lebola fa ibirenge bivana umukobwa mu rugo bikamugeza mu rugo, yaho akagera bikanga. Uyu muhungu wasize urugo akajya gushaka naye bikamunanira, akubaka ntibikunde. Mwami, intambwe zacu ziha umugisha, intambwe z'abantu zihabwa umugisha kuri uyu munsi wa none. Baba wetu wa mbinguni, nuku Yesu bene for bene ya alama. Umuntu ava mu rugo ajya mu kazi ntagira umusaruro, dayimoni n'abadikicamo amahirwe. Mu izina rya Yesu ndagushimira Mwami kuba bohoye kandi batabaye. Rezoma telemate and fobe elwai. Urakoze Papa, ndagushimye kubyumvise kandi ukababikoze bwa Yesu Kristo Mwami wacu. Amen. Jerry, nuko vashaka kubasuhuza. Yego, urakoze cyane. N'ubundi n'amasengesho, ijambo ryaravuze ngo aho tuzageza ibirenge aho arahaduhaye na hacu. Ibirenge cyangwa amaguru ni imwe mu kintu kidufasha kugera kuri desite, gushiftinga tukava hamwe tujya ahandi. Imana ibwira Aburahamu ati va iwanyu nzakwereka ahantu nzakujyana. Amaguru rero ni kimwe mu bintu bidufasha kugera ku cyo Imana idushakaho. Uyu munsi nibyo tugiye gusengera. Amaguru yacu aho yagiye ahagirira umugisha, wavuye mu cyaro akaza Kigali ahagirira umugisha, wavuye i Kigali akajya muri Amerika ahagirira umugisha. Ariko siko bimeze ubu ngubu. Satani hari ukuntu yagiye aboha, agashyiraho iminyururu ku maguru, agashyiraho iminyururu ahantu hose, ku buryo wamugisha wo gushiftinga tutari kuwakira mushomba. Imana ibaha umugisha cyane. Wanyemerera tuyatembereza na Silas agasenga isengesho. Ndi kumva Sira, ndashaka ko dukora ikintu gikomeye. Ndashaka ko tubanza gukubita uyu mudayimoni. Ndimo ndumva ni muri mbaraga zikomeye. Nuvuga ngo ni umwuka wo muri kavukire. Yego. Ari kugukurikirana. Yego. Naho wimukiye akakurwanya, akagusanga. Kandi biravuze ngo aho uzageza ibirenge hazaba hawe. Yego. Ndashaka mbere ko tuganira nkubitira uwo mwuka. Uri Imana yacu, uri Imana ishoboye byose. Mu izina rya Yesu Kristo, uyu mwuka ubuza abantu amahoro aho bahagaze, uyu mwuka ubuza abantu ubuzima aho bahagaze, uyu mwuka usatira umuntu wese akamuteza ingorane aho ahagaze, kandi yaragiye kuhakira umugisha, yaragiye kuhakirira imbaraga. Turawusenye mu izina rya Yesu. Idi benewa sambode kota, turawusenye mu butware, turawusenye mu butsinzi, turawusenye mu mbaraga z'umwuka wera Kristo Yesu. Uyu mwuka turawukubise, uzirika abana amaguru, kunyeganyega bikanga, gutambuka bikanga, kugenda bikanga. Uyu mwuka tuwukubitishije imbaraga z'umwuka wera, imbaraga Yesu yaduhaye. Ndirukanye uyu mwuka, ndawigijeyo, ndawumenaguye, ndaseye. Debone shanedo pevo ziniwi eneme forema nawa edo. Uyu mwuka tuwukubise hasi mu buryo bw'imbaraga z'umwuka dufite twahawe n'ijuru, mu mbaraga zinesha, mu mbaraga zitegeka, mu mbaraga zirema, mu mbaraga zikora imirimo n'ibitangaza. Mpagaze muri ubu butware, ndamenagura uyu mwuka w'abarozi, ndamenagura uyu mwuka w'abadayimoni, ndamenagura uyu mwuka uzenguruka uyu mubyeyi, uyu mwuka uzenguruka umugabo, uyu mwuka uzenguruka uyu musore, uyu mwuka uzenguruka umuntu wese ukurikirana ubumwe bwawe.
bera uyu mwuka ukuzenguruka ndawusenya ndawucagagura ndawumenagura ndawusatagura mpagaze muri izi mbaraga z'umwuka wera niwigeno senemone fo sheniwige uyu mwuka ushaka guca amaguru ushaka kutanyeganyega ushaka kudahirwa ushaka kudatira ushaka kudatambuka ushaka kutabona ibikwiye kandi watambuka turawutsinze mu izina rya Yesu Kristo turawutsinze mu izina rya Yesu Kristo turawutsinze mu izina rya Yesu Kristo ubutsinzi n'ubushobozi no kunesha biturutse mu mukiza wacu biboneka ku buzima bwawe amaguru yawe abohoke amen Lola vera pai tiny mini for the asante Yesu yego mushumba tela sobe karakaririmbo ka kera yego ushobora kubutakaza ngo turabashimye ubwo musibanyi muri abagabo aho ndasigaye urabashimye ubwo musibiye iwanyu muri abagabo indirimbo urayizi oya 91 ntiwari umwana se ngiye kuvuga ngo ndayizi abashatse kuko 90 ni abantu bari baraje muri Kigali noneho muri Kigali ntambara iteye ubuzima buranga abasubiza mu ntara abahimbiri ngo turabashimye umusibi wanyu muri abagabo yamubwiza ukuri umugabo asubira iwabo umuhungu asubira iwabo umukobwa asubira iwabo mu cyaro aho yavutse ari ukajyanye insinzi nibyo uyu mudayimoni aragwerekeza tumva we funga igikapu ukagifunga funga igikapu ukagifunga funga imyenda ukayifunga tugende i Kigali ari uko wagiye niyo ujyanye ntayo uzagaruka kandi wayizanye hari n'uwaguhamagaye wamugera imbere akaguhinduka uyu mudayimoni ukubuza kwakira ibyiza byo mu gihugu ugiye kwakira n'uwo ndi kuvuga uyu mudayimoni ufunga imyenda areba ugashyira igikapu ukagifunga areba ugatega imodoka areba ugatega indege areba ukazenguruka areba n'uwaguhamagaye wamugera uruhande akareba ya myenda akareba na gikapu akaguhinduka ubyikorera akoze rero subiza mikrofone uriya magabo tuganire cyane rero no tuvuga Jerry uwo mudayimoni uramwumvise ariko mudayimoni nta kubuza passport oya nta kubuza visa oya ururiro oya na green card urayibona ariko wagera muri Amerika ugahita urwarirayo ukibaza ngo mu Rwanda nta bitaro byari bihari bene wanyu bati yaraturi yageze muri Amerika aradusuzugura kumbi nawe nturiho telefone zavuyeho tuyita imbaraga za rushorera hariho abantu byabayeho ukibaza umuntu yaranyanze yarakize kumbe yazakubwira ati ni ibibazo gusa yego rushorera ikagushorera urumva ni ibintu nkubwira ubundi by'ukuri tutabeshyanye si kenshi abantu bakunze gukomerera aho bavukiye ni gake bisaba ko ukora shift yego ukimuka from place to another place umwanya mujya mu wundi abo kandi bagarukana intsinzwe ntabwo ari baze kuhakira urumva ndagira ngo abantu babyumve ariko Imana ibwira ntuze Yosuwa ngo aho muzakashorera n'umwuka bita ngo ni kuburi posede hari ibintu bigukurura inyuma bikakureka kakavitugurisha ibintu byose ushaka tinje muri Kigali uhamagawe na mwene wanyu wahagera akakurya umutima hariho nabazana udufaranga gogo ngo nahaburiye amafaranga ukibaza mu bantu bose barigendamo kuki ari wowe bayibye uwo noneho ngo urumva we yibwe muri Nyabugogo none hari igihe yatwarwa n'uwaguhamagaye yego hari uwo nasengeye yagiye gusura umuntu barati no ati genda ujye kugura ikintu aje asanga na nyiri inzu yateruye ibikoresho byose n'imyenda asigana yari yambaye yonyine kandi telefone ayivana cyane ko Kigali yamaze kuba nini umuntu asekuye ubundi telefone amenya ari hehe wamenya ari hehe se n'ubundi yakwinjira mu wundi muryango urumva izo mbaraga urazihunze ariko karande na kamere biraguherekeje reka tuvuge ko mu Rwanda ari bigufi reka tuvuge ko wavuye mu Rwanda ukajya mu Burundi cyangwa Uganda cyangwa Kenya hari abagera Uganda ukagera Uganda bikagira gute bikanga cyangwa ukibwa n'uwawe ukabuzima bugasubira hasi none ubaza bajya muri Amerika bajya bajya muri za Australia barabagiye ku maguru yego the power of shift
kuva ku mwanya umwe ujya ku wundi. Munsi nkaba ntuye i Kigali ariko mbere yo kujya gutura i Gahanga nabanje i Remera mu Gihogere i Kanombe ahantu hose harangora. Rya kabiri abantu babona usa neza nk'ubagezeyo. Ni umwuka uguhisha wa dayimoni mubi. Yego. Wanasonza aho bukarushaho kubyibuha. Kandi inzara irakwishe. Abo hanze bakavuga bati watugurije. Ko tubona usa n'amafaranga. Umva se wokabyara. Uzi ukuntu ugira uruhu rwiza. Yego. Kandi yenda nta mavuta yo kwisiga unafite. Noneho bigatuma abantu bagufata ukutari. Uzi icyo nshatse kubwira buriya kugira ngo ubure byibuka nkubwira mu bimenyetso biranga ko umuntu akurikiwe. Iyo umuntu afite ubwiza burenze mu mufuka Satani bushize nkubwira nicyo bita kutagira abagufasha. No kugira ngo bagateko Simoni na Hasirasa amafaranga 10,000 n'umugabo usakuriya koko nabasuzuguye Sirasa kandi yenda n'uwamuha 1,000 yacyemera. Turi uwo mwumva Satani ukuntu atega agutegera uva agutegera naho uje. Yego. Nkubu wari buti pastor buriya kumuhereza $50 so kumusuzugura. Kandi ntuzi neza ko ni faranga n'igihumbi gikeneye. Uyu come on. Ndakumva cyane akwicisha inzara bakakugaburiye bahari. Kuko barakuru bakabati si n'umuntu wamuhiki. Yego. Ntibajya kwa muganga. Oya. Ati se. Kumutu dufaranga twawe. Numva ngo buri gihe Satani ugenda ku birenge byawe arwanya iterambere ryawe. Yego. Numva ngo afite kwa gutega. Ibi rero bigatuma wowe ufasha abandi ariko wabuze umuntu ugufasha kugira ngo usohoke muri cya kibazo. Hari wakwishyuriye inzu ariko isura ufite si yo gukusanya amafaranga. Yego. Dayimoni. Ikindi ni ukwezi kwa 9 turagomba gusabira ababyeyi Minerval. Sira wanyumvise? Yaje. Bati kana katishyurira abana amafaranga. Yabuze reba ukuntu asa. Kandi reba ukuntu yambara. Ariko ntuzo wanyambitse ngo nindi. Ntabwo bizi. Se konzi kuri umunyabwenge shaka izina byita. Se turabyita ngo ikira rihimbe. Ikarande yo nyiburiye izina. Yita izina. Kugaragara nk'ufite udafite biragatsindwa. Bigatuma n'uwakagufashije afunga ikiganza. Atereka nyegeranye yenda naba nk'ibihumbi nka 50 nzapfa gukorwa n'isoni. Kandi ni 15 yaku. Bitanu urajya heke na 2. Gutwe muri Kigali ni na 2 uraramuka rwose. Ugura amakara ya make ukagura imvange n'ibintu bikagenda neza. Gakubita ukarya. Ariko isura ukusa ugati nyamahaya nabamusuzuguye. Namusuzuguye. Umva nuwo n'umudayimoni w'umugome mubi cyane. Kandi uwo niwe wisha abantu. Cyane. Uziko n'uwakagutekereje avuga ati reka murangira ahantu yakura 20,000 hano. Aravuga ati oya ntiyayemera. Ntago yayemera. Nyamara we na 5 yabikora. Hari undi muntu wagiye gusaba akazi k'ubuyede. Baramubwira ngo uje kutuneka nta buyede bura. Ngahibaza. Mu kazi wakakiriye bakurenza amaso. We yavuze ati ngiye munganira n'abantu benshi. Ko yambwira ati ndamubwira ni oya. Bansaba akazi. Ngirigana nagiye njyayo. Se kuki mutamuhaye akazi ati ntabwo yaje kuba umuyede yaje kutureba. Murebe ukuntu asa. Nyamara nti minsi yamukaranze. We muha akazi bimunanire ngo reka. Kuvasanye nawe ntabwo turubye ngo nagende ngo nta kazi bangaje abandi barakamwima. Umugabo araturikarira ati nukuri. Mu rugo abanashonje kandi ati sinzi gusaba mu buzima. Nshaka kwikorera. Ati sinzi gusaba sinzi nuko banasaba. Arambwira ati nagiye hano kwa kumura amafaranga ibyo kuyoboza ngaburira abana. Ati mpava ntacyo mvuze. Aricyo cyamuhagurukije mu rugo. Ngumva ijambo ngo mpa ngabarora inyura. Cyakora ndamuzana muri biro ndamwigisha hashize igihe. Aruko nanjye Imana yari ingenje nanjye mugenzo. Yego. Sinzi niba uri kumva. Agiye gutanga amaboko ye ariko barayanze ngo oya. Ngo hoya. Harimo abantu basize mu cyaro bagurishije udusambu ngo baje mu mujyi. Ngo bashaka ubuzima. Bayibirwa Nyabugogo andi barwa atungana bene babo. Uzi ko ari n'umuntu umwe nibuka nigeze kujya Uganda bwa mbere. Ngiye kujyayo ariko muri Kampala nse nkagenda mpaza ariko ngisa nk'ugiye guturayo. Yego. Icyaguraga 5,000 bakingurishaga 10,000.
noneho bakanjyana hari ugeze muri resitora y'amafaranga menshi mu 20 kandi Uganda hari resitora y'ibihumbi 5 2,500 kandi byiza naje kuhavumbura ko amafaranga agiye kunshirira hariho n'ukwakira muri iyo muri iyo quartier cyangwa aho wimukiye aho kukubera amaboko akakwinaganikaho cyane vuga ati reka mubazanire mu yamukoremo arayafite kandi yanze atari kubundira ati Kigali nta bana iminsi yo kubana yarangiye genda nta matera nta safuriya nta sorori nta buzima nta cyerekezo n'iki ni wa mudayimoni kaje muhimbe izina muri muhimbe je naribuze sinabaribuze naribuze pe bayita dayimoni mu buzu buryo shane mu buzu buryo mu buzu buryo Shalom ni for the pine ni sikera aho ujya byange nkubu waza kugira ngo nkorera akazi aho naguhembye nka kwambura wataye umwanya wawe undi wajya hari mu kazi ugasanga nusigaye urwana no kwishyuza ibintu nta muntu uraza afata amafoto yagushyuhije n'ama video ntaze kuyatwara bibaho akije kibazo kuko umuntu aba yarahuye nabyo kenshi twabifatiye umwanzuro ariko bibaho bibaho wayifatiye umwanzuro ko umuntu waguteka umutwe cyane none subonye wa muntu tuvuge izo kurya nawe unciye miliyoni n'urugero n'igice nguhaye 300 avuga ati ureba ukuntu ungana no kosa shaka ngatasigaye azaya ntazabikora ariko azaya bigiye nta mafaranga afite nagira ngo nitwikire hari wanyandikiye mu kanya namwe ngo wambaye baruka amafaranga yo kwishyura amafoto hari uko byagenze gutyo nyine bimwe twavugaga dayimoni hiti barasa wa mwambi barashwana tugifite ubu projet zabo wamuhamagara ukamubwira uti ko nshaka amafaranga se n'amavideo n'amafoto byose byararangiye ati byigumanire wa mugore twarashwanye oya subira mu byumve urabona nyine mwakoze ubukwe muri ya honeymoon abageni bavuga uti reka babanze batuze ngende nkora album nziza photobook nizo zigezweho n'amakadere ubwo baba baraguhaye igice hasigayemo ikindi gice warangiza gukora projet zabo kabahamagara uti muze mufate projet zanyu nanjye munyishyura mpamagaye umugabo ati ntushaka uzabyigumanire wa mugore twaratandukanye Yesu wanjye yego yes yego ubwo urayagumana none wayashyira hehe ntabwo byumvise nuvuga ngo warwanye ushaka kubaka izina yego none satani ageze aho izina ugiye kuryubaka naho arahafunze kandi ngo ugiye wahere kuri kamera byakumariye uzi ko umuntu agucyura ibyo ukora ariko igihe wakoze ibintu byakuvuriye ubwenge biriri ikini ntibabyumva ni umudayimoni witwa ngo mubuzu buryo mureke yurira indege ariko abura uburyo ageze muri kano shana ndi mene for drama sakara babasi ndakubita uyu mudayimoni mu izina rya Yesu ayiwe banyihangana undi nta revera witeje ariko nuko byafashe oya ntabwo shandone masi yego mureka byare mureka gende mureka akora ikizame ele masando benia dori makipara bosite ondeli makandori ya bora fo ngo mureka agire agende yego yurira indege ariko mubuze uburyo ageze amabuze uburyo umva mushakira amajyambere agiye gukora ubukwe akora ubukwe agira amajyambere menshi amwe y'abasirimu yego decoration zihenze byose ariko ntakagira amahoro mu rugo hari byose yo kubuza umuntu uburyo nabyumvise reka duseke uyu mudayimoni uba urabuza umuntu hepfo no haruguru akamubuza icyerekezo cy'ibyo yaragezeho ndetse bigatuma n'umuntu yakora bidakwiye gukorwa uyu mudayimoni tugiye kumucocera muri aya masengesho tugiye gucoca umudayimoni ukubuza uburyo mu rugo rwawe ku bukwe mu kazi ku bana uyu mudayimoni waguhagurukiye tugiye kumubuza uburyo natwe tumucoce mu mbaraga z'umwuka wera mushumba yararimo imbaraga z'umwuka wera zirimo zirakorera muri we ariko nk'umushumba ati reka ndi umushumba aho imbaraga z'Imana siyo zamanutse wagira ngo zirinda abashumba kutakora barakora bakirukana nanjye rero ndumva ndi mu mugambi w'imbaraga z'umwuka wera tuhagaze mu gucoca ucuruza inkweto akakwirukaho ugacuruza imyenda akakwirukaho batihindura ucuruza ibintu akakwirukaho bakanabikwiye ugashinga resitora akakwirukanka bigahomba ni dayimoni yitwa mubuze
uburyo tomeni for ene wase uyu mudayimoni ubuze umuntu uburyo agacuruza agahomba aho ugiye muragendana ukabura uburyo agusha duruwati hamwe wambara n'inkweto zikakurya kandi waraguze inkweto nini kandi ari nini kandi uzireba uyu mudayimoni ukuntu akora arakureka bakakwizeza ibyiza ukabona urakunzwe kumbe ukubwira mwiriwe yakwiriweho bikarangira nta n'ikintu ubonye yego bafite ubuhiri inyuma ariko babuhetse mu mugongo irebone shane watereka ariko natwe tugiye kumucora uyu tene wazavoshe kuwa gatanu ndakubitwa n'izina rya Yesu Kristo eni wilera semo shede kota devoze beriko uyu mudayimoni wakubuje uburyo mu byiciro ibyo ari byo byose uhagazemo wicayemo utuyemo ukoreramo ijoro ritanze ubuzima bwo kugira ngo duhagarike uyu mudayimoni ahari imbaraga z'umwuka wera uyu mudayimoni wakujengereje ukaburi inzira ukaburi icyerekezo inzira igiye numvise ijwi rimbwira ngo inzira igiye kuboneka numvise ijwi rimbwira ngo inzira igiye kuboneka igihe umaze ukuzengereza igihe umaze gutesha agaciro igihe umaze wakubujije uburyo ucuruza bikanga abana ubyaye bakakubera ibibazo urugo rwawe rukaba ibibazo aho ukorera bikaba ibibazo ijuru ritanze ubundi buzima bwo kugira ngo ukomeze uyu mudayimoni agutinye umudayimoni agiye kugutinya kuko ducanye umuriro usenya ducanye umuriro ukubitagura ducanye umuriro umenagura muri ubu butware duhawe n'Imana ishoboye byose duhagaze muri izi hari umuntu umwe kunkumuye icyari kimufasha ku kiganza agikunkumurira mu muriro abandi baravuga ataraza gupfa kindutse ntabwo gipfuye ukindutse ugiye kubaho uku kwezi ugiye kugubwa neza muri ukwezi ugiye kwambariza imbaraga ibyari byarapfuye bigiye kuzuka ugiye guhabwa ubundi buzima ugiye guhabwa izindi mbaraga ugiye guhabwa ubundi bushobozi muri Kristo Yesu ijuru riratabaye kandi ritabaye riciye muri twebwe kuko turavumbitse turirukanye turasenye turamenaguye tukubise hasi ndase arabone sene kotana ndaribase ndamenaguye izi mbaraga zaguhize Imana iri mu kureba niyo mpamvu duhagurukije kugira ngo dukubitagure tugiye gusenga mushumba ndatangaye cyane zihaburabuje abantu uburyo ariko reka nkubwire wowe nkurikiranye umwe bw'abera aya masengesho nayakubita izi mbaraga zikagenda wowe nkurikiranye ujye ukurikirana na Nkoraho TV ugende urebe ijambo ry'Imana ni nomero ni 078229 627 ariko reka nkubwire mbonye marayika w'Imana atanga amakato mbonye hari amakato kuko izi mbaraga zigiye gusenyuka muri uku kwezi kwa 9 ugiye guhabwa akado y'umugisha uburwayi wari ufite uyu mudayimoni wakubuzaga ukarwara umugongo ukakwicwa rwara mundu hakakumera nawe umutwe bikagenda uyu mudayimoni ndabwiye ngo Uwiteka arawucoce ugiye guhabwa ubuzima ugiye guhabwa igitinyiro ibyo wacuruzaga bikanga ijuru riratabaye inyeri yayongeye kwaka ibintu bigiye gukunda abana bari barakunaniye ibintu bigiye guhinduka ijuru ndimo numva riri mu kumbwira ukawera mbwira ngo nkubwire ngo igihe umaze kirahagije ijuru riratabaye Mana turagushimiye kuri Imana ishoboye uri Imana yo kwizerwa ndafashijwe mwami turagushimiye kuri umunyembaraga uri umunyabushobozi uri umunyembaraga usunitse uyu mudayimoni uramusenya uramumenaguye uburabuza umukobwa uburyo uburabuza umugabo uburyo uburabuza umubyeyi uburyo uburabuza umusore uburyo ibintu yapanga ubukwe bikanga banabukora bagera mu rugo bikanga yacuruza bikanga ibyo ashatse bikanga ariko ndagira ngo ngushimire ko udukoresha ibintu by'ubutwari uhiritse uyu mudayimoni urawumenaguye urawusenya turabigushimiye kuko ukomeje kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo amen. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibarinde nkuko umukozi Imana amaze gusenga muri aya mavuta. Yego mvugira ngo muri aya mavuta akandagira amateka ubuzima bukagira gute bugahinduka umuntu agahindura ubw'abandi byose bigakunda. Ntabwo wimutse ujya mu gihugu kugira ngo ugende usuzugurwe. Ndahanura mpagaze mu butware bw'ijambo ry'Imana nkubwira ngo Imana isutse amavuta ahindura amateka. Ntabwo uzongera kuruhira ubusa, ntiwagendeye ubusa, ntiwabyariye ubusa, ntiwigiye ubusa, ntiwakoreye ubusa. La commune fodere andrama paye de ver. Imana iravuze ngo ibyo warushyeho byose Imana iragutabaye kandi irakurengeye. Impamvu uraho Imana igiye kuyigaragaza. Imana ishimwe. Bari batwikira ibirenge n'amaboko n'iki byose Imana yabitwikuriye. Muhabwe umugisha n'Imana. Na hejo kuwa gatandatu tuganira ku magambo y'imbaraga. Muhabwe umugisha n'Imana ishobora byose. Amina.